Galileya yerekeje kuri Dekapoli, nuko bamuzanira igipfamatwi kidedemanga, baramwinginga ngo amurambureho ibiganza. Amuvana muri rubanda, amujyana ahitaruye, ashyira intoki ze mu matwi ye, nuko acira amacandwe ayakoza ku rurimi. Hanyuma yubura amaso ayerekeje ku ijuru, asuhuza umutima ati efata, bikavuga ngo zibuka. Ako kanya amatwi arazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, maze atangira kuvuga neza. Maze Yesu abihanangiriza kutagira uwo babibwira, nyamara uko abihanangiriza akaba ariko barusha, bagatangara cyane bavuga bati byose yabikoze neza, atuma ibipfamatwi byumva n'ibiragi bivuga. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Twumvise ibyabaye mu gihugu cya Isirayeli, ukuntu ingoma ya Salomoni iri mu marembera, n'ukuntu Imana ikunda uwo muryango wayo ikawuha abayobozi bawukwiye. Uru ni urukundo tubona. Imana ibona mbere abayobozi bakwiye gusimbura Salomoni kugira ngo umuryango wayo ukomeze uyoborwe neza. Salomoni yarahemutse, ahemukira Imana, ariko Imana ngo yanze kwica isezerano ryayo. Twumvise iby'umuhanuzi Ahiya. Uyu muhanuzi ngo yarebye Yerobowamu, ngo igihe Yerobowamu yari avuye i Yeruzalemu, umuhanuzi Ahiya w'Isoro yamusanze mu nzira, bombi bari bonyine ku gasozi. Ahiya yiteye igishura gishya, ngo Ahiya yiyambura cya gishura gishya yari yambaye, agicamo ibitambaro 12 bishushanya imiryango 12 ya Isirayeli. Ngo abwira Yerobowamu ati fata ibitambaro 10, kuko Uhoraho Imana ya Isirayeli yavuze ati dore ngiye kunyaga Salomoni ubwami, mbuguheho imiryango 10. Ubwo ingoma ya Salomoni iri mu marembera, umwana wa Salomoni umukomokaho azategeka imiryango 2 yonyine. Yerobowamu wari umukozi we ayobore imiryango 10. Uko niko uwo muryango wacitsemo ibice kubera icyaha. Kristo Yesu akuzwe. Kubera icyaha umuryango wa Isirayeli ucitsemo ibice 2. Kimwe kizitwa igice ni icyaha cyo gusenga ibigirwamana. Salomoni ngo yiyegereje amahanga asenga ibigirwamana, yegereza abagore basenga ibigirwamana, nuko ibigirwamana arabyubakira, ategeka ko babisenga, bakabitura ibitambo, babibangikanyije no gutura Imana nzima ibitambo. Yibagiwe isezerano, yibagirwa itegeko ribuza gusenga izindi mana no kuzipfukamira.
Kristo Yesu akuzwe. Gusenga ibigirwamana bidukururira ibibazo byinshi, bikururira ibihugu ibibazo, bikururira abantu ku giti cyabo ibibazo, bikururira imiryango itandukanye ibibazo. Icyaha cyo gusenga ibigirwamana ntabwo ari icyaha cyo muri Isirayeli gusa. Icyaha cyo gusenga ibigirwamana natwe gishobora kutugeraho, tugasenga ibigirwamana tukabibangikanya no gusenga Imana nzima, kandi bikatugiraho ingaruka zikomeye. Ubu hari abantu bari hano bahetse ingaruka z'uko abo bakomokaho basenze ibigirwamana, bakabyikubita imbere, bakabikorera. Mu bigirwamana hakoreramo izindi imbaraga za sekibi zikorera mu bigirwamana. Nuko sekibi akaboha abayoboke b'ibigirwamana, sekibi akabateza ibyago n'ibyorezo bitandukanye. Uko tubibona hano, ikibazo gikomeye cy'umuryango w'Imana watandukanye burundu, ku buryo imiryango 10 nta n'uwamenya aho yazimiriye uyu munsi. Tujya twumva ngo umuryango w'Abayahudi cyangwa se Abayuda, kubera ko uwo muryango ari wo wasigaye ugaragara, abandi bakazimirira iyo bari baratataniye mu buhungiro. Bakristo bavandimwe muteraniye hano, cyangwa se namwe mutari abakristo muri hano, mwe mwese muduteze amatwi, ntabwo Abanyarwanda ari abere ku bijyanye no gusenga ibigirwamana. Ibyo bijyanye n'imihango itandukanye yo kuraguza, guterekera, kubandwa, kuyoboka abazimu n'ibindi nk'ibyo. Benshi uyu munsi ndabizi neza, simbishidikanyaho, hari abaza gutura igitambo cy'Ukaristiya ariko bataretse no kuyoboka ibigirwamana. Ubwo turi ku ibanga ry'amahoro, nababwira ko ibyo bidashobora gutanga amahoro, bigira ingaruka kuri wowe n'abazagukomokaho, nk'uko turi kubibona kuri Salomoni. Ingaruka zabaye nyinshi kandi zishaririye. Uyu munsi rero nk'uyu nguyu ni umunsi wo kwisubiraho, ni umunsi wo kwihana, ni umunsi wo kugarukira Imana, tugatera umugongo icyitwa ikigirwamana cyose. Icyitwa ikigirwamana ni ikihe? Ikigirwamana ni icyo cyari cyo cyose ushobora gukunda kurusha uko ukunda Yesu. Icyo ngicyo ni ikigirwamana. Icyo cyose ushobora gushyira hejuru ya Yesu, kikagutegeka ukakiyobora, kiba kikubereye ikigirwamana. Ni umuntu ushobora gusingiza, ushobora gukuza hejuru yawe, ukumva ko agiye kumera nk'Imana yawe. Umuntu nawe akubereye ikigirwamana, hirya y'ibindi bigirwamana twavuze. Uyu munsi twiyemeze gutandukana n'ibigirwamana. Imana iradukunda, Imana niyo itubeshejeho, nta kindi na kimwe dukwiye kubangikanya n'Imana nzima yatwigaragarije muri Yesu Kristo. Yesu Kristo yigize umuntu, abana natwe kugira ngo arimbure ikijyanye n'ibikorwa bya sekibi icyo ari cyo cyose. N'umwemerero uyu munsi aragufasha guca izo ngoyi zikuziritse, watewe no gusenga ibigirwamana no kubiyoboka, cyangwa se ingaruka z'uko wavukiye mu miryango yayobotse ibigirwamana. Niwemera Yesu Kristo arakubohora kuri izo ngaruka, aragukiza izo ngaruka. Niwemera kugarukira Imana uyu munsi. Yesu Kristo rero, umwana w'Imana wigize umuntu ngo adukize, twabonye igitangaza cyo gukiza mu ivanjiri. Ngo ni igipfamatwi kandi kitashobora kuvuga neza, ngo yavugaga atitimanga. Dufite indwara zinyuranye,
uko twaje hano dufite ibibazo binyuranye, twaje kwereka Yezu. Abaduteze amatwi bose si ibibazo gusa, hari n'amashimwe bashobora gutura Yezu. Indwara z'amoko yose, ubumuga ubwo ari bwo bwose, Yezu arabukiza. Uku gukiza abarwayi, uku kwirukana roho mbi, gukora ibitangaza kwa Yezu kugaragaza ko ari umugenga wa byose. Niwe utubwira ati, dore nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Twoye gushidikanya, twoye kwibaza tuti se Yezu nanjye aranzi, Yezu nanjye ashobora kungiza. Humura, Yezu arakuzi kandi ashobora kugukiza. Uyu muntu rero bazaniye Yezu ngo bari bamumuzaniye kugira ngo amuramburireho ibiganza, ariko si cyo tubona Yezu yakoze. Yezu afite uburyo akiza, ntabwo ari twe tugomba kumwereka uburyo adukiza, azi uburyo bukwiye bwo kudukiza. Niyo mpamvu wenda nawe waba washushanyije uburyo Yezu arimo aragukiza, ariko wiyemeze, wemere no gutungurwa n'uburyo Yezu yagukiza. Icya mbere twabonye ngo uyu muntu yamujyanye ukwe, amukura mu bandi, amushyira ukwe, yamweretse ko amwitayeho. Nawe ushobora kubona abantu bangana gutya ukavuga uti si muri aba bantu Yezu arandobanuramo maze ankize. Yezu aragufata ku giti cyawe, ntawe akugereranyije nawe, agushyira iruhande, akakwitaho uko bikwiye, akaguha keza ikwiye bitewe n'ikibazo ufite. Wigira ubwoba uti mbese aramfata gute muri iki kivunge cy'abantu? Ngo yamujyanye iruhande, ngo amukora mu matwi, ngo yafashe amacandwe ye ayasiga ku rurimi rwe. Uyu muntu ni umwe mu byanditswe bitagatifu tubona muri benshi Yezu yitayeho ku buryo bwihariye. Nawe Yezu akwitayeho ku buryo bwihariye. Niwemera urabona ibitangaza by'Imana. Kwemera ni ingabire ya Roho Mutagatifu. Dusabe Roho Mutagatifu aduha ingabire yo kwemera ibyo Yezu adukorera. Iyo turebye ibyo yadukoreye mu bihe byashize, iyo turebye ibyo yakoreye abandi, ibyo turebye ibyo yakoze mu ivanjiri, turavuga tuti Yezu ntahinduka. Uko yakijije mu bihe bya kera, mu bihe byashize, uko yakijije kanaka nzi, nanjye ashobora kunkiza. Gukira rero dukire by'ukuri. Hari abakristu n'abatari bo bagenda hirya no hino bashaka gukira indwara z'umubiri, ariko iza roho nkaho ntacyo zibabwiye. Gukira kuri roho, gukira ku mubiri, gukira ku mutima, umuntu wese gukira nicyo Yezu atwifuzaho. Kugarukira Imana by'ukuri bigaragazwa n'ibintu byinshi, ariko reka mvuge mu bikeya. Hari abantu bajya gusenga gusa ari uko bagiye mu masengesho nk'aya ngaya yo gusabira abarwayi, ubundi bakaryama iwabo, ubundi undi munsi wagera bakagaruka gusenga. Nyamara ntabwo ushobora gusenga gutyo ngo wumve ko wahuye na Yezu, ngo bigaragare ko wahuye na Yezu. Nubwo Yezu yaba yaragukijije, yarakweretse urukundo rwe ruhebuje, ariko uracyafite byinshi byo gukora byo kwakira urukundo rwa Yezu, gusengana n'abandi. Naho paruwasi yanyu yaba ifunze, ntabwo byakugora kugenda ukazinduka ukajya mu yindi paruwasi ifunguye aho basenga. Ni ngombwa ko tubana na Yezu mu isengesho. Uko yagukijije ukamwakira, uko yifuza ko agukiza, ni nako Yezu nawe yifuza kugira umubano wihariye nawe ubwawe. Kandi uwo mubano unagaragarira mu isengesho, kandi isengesho bwite, kandi ukanagarira mu isengesho ry'abana b'Imana, cyane cyane ku cyumweru iyo duhuye dusenga. Narababonye rero bene abo bagenda hirya no hino bari gukora isengesho,
ariko badashaka kugira umubano na Yezu. Uyu munsi dushakashake Yezu, twemere ko adukiza, ariko tugumane na Yezu. Kandi gukizwa na Yezu binagaragarira mu buhamya. Ubuhamya abavandimwe batanga avuga ati Yezu yarangije, Yezu yankoreye ibi ngibi, ariko bikanagaruka mu bundi buhamya bw'ubuzima bwawe bugaragaza ko wahindutse, kandi wahinduwe no guhora na Yezu, kandi wahinduwe no gukizwa na Yezu. Uyu munsi rero twakira urukundo rw'Imana idukunda byahebuje, idukundira muri Yezu Kristo wigize umuntu, akababara, agapfa, agahambwa, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Nta kiri hejuru ye, nta kimunaniye. Tumwereke byose, tumwereke abacu bose, twoye kwihugiraho. Muri iri sengesho twibuke gusabira n'abo twasize bafite ibibazo bitandukanye, twibuke kubasabira, n'abaduteze amatwi bose. Kandi Umwana w'ikinege
twicare rero tugiye gukomeza dutura Imana ibyo yaduhaye. Hari icyo dushaka kwibutsa, tugiye gutura Imana ibyiza yaduhaye, tugiye kuyitura cyane cyane umugati na divayi biri buhinduke umubiri n'amaraso bya Kristo. Tuributsa rero ko mu muco dusanganywe turi buze gutura mu gice kimwe, tuze no gutura mu kindi gice nyuma yo guhazwa, ariko nkaba nibutsa ko hari umwihariko. Murabona hirya hariya hari ikibanza, kiriya kibanza ni umushinga ushushanyije hariya hepfo nabwo mubona kuri iriya nzu. Turashaka kubaka ingoro y'ubwiyunge. Mwarabibwiwe, mwarabyibukijwe, ni umushinga ukeneye imbaraga zacu twese uko turi hano. Nkaba nsaba rero buri wese mu bumva bashaka gushyiraho itafari ryabo, ubu twatangiye urwo rugendo rwo gushyigikira uriya mushinga. Uwumva rero afite itafari yateguye ashyira kuri uriya mushinga, kuri iriya nzu, aritegure mu gice cya kabiri cyo gutura, ni ukuvuga nyuma yo guhazwa, muri buze kugira umwanya wo gukora icyo gikorwa. Murakoze. Akira dawe,